nimubabona mukabona uriya muririmbyi musingiza Imana mwumvuge muti Imana ni igitangaza. Reka rero dusabe perezida wa korali n'uburyo yabiteguyemo aza duhe adutangiriza igikorwa n'ijambo ry'ikaze atwereka n'abashyitsi nyamukuru abasigara nanjye ndamukora mu ngata. Nyakubahwa umuyobozi w'ishuri ryacu, banyakubahwa barezi, banyakubahwa nshuti za korali, ndetse namwe banyeshuri mwese Kristo Yesu akuzwe. Turabasuhuje kandi tubifurije umunsi mwiza. Nkuko mubibona rero, iyi ni korali Saint Joseph ibahagaze imbere, ikaba ikorera ubutumwa hano muri paruwasi ya Mukarange, akaba ari korali y'ishuri rya IPM. Kuri uyu munsi rero twateguye igitaramo, ni igitaramo ku rwego rw'ishuri ariko kigamije gushimisha buri muntu wese mu byishimo turi buze kubasangiza kuri uyu mugoroba. Iki gitaramo rero twagiteguye nka korali y'ishuri, tugitegurira mu kigo cy'ishuri, tugitegura kugira ngo tubashimishe mwese ndetse tunaheshe ishema ikigo cyacu, tugaragaze uburere n'indangagaciro ikigo kiduha, kituragiza Imana kandi kidutoza kwiragiza Imana. Ndagira ngo rero mbereke bamwe mu bashyitsi tugiye kubana muri iki kirori kugira ngo twese dutangire ariko tuziranye. Mbere na mbere ndasaba abaririmbyi bose bazamura amaboko basuhuza imbaga iteraniye aha ngaha. Nyakubahwa padiri mukuru, padiri wacu ukaba na directeur w'ishuri ryacu, ndagira ngo mu byubahiro byawe wigire juru uramutse imbaga iteraniye aha ngaha. Ndagira ngo kandi sabe Peter, perezida wa santarari ucyuye igihe akaba n'inshuti ya korali Saint Joseph, nawe yegire juru abasuhuze. Ndagira ngo kandi sabe Bideri, ni inshuti ya korali akaba yaranabaye muri iyi korali ya Saint Joseph, ndagira ngo yegere juru abasuhuze. Ndagira ngo kandi nsabe uhagarariye equipe de Notre Dame, nawe yegire juru abasuhuze. Ndagira ngo abaririmbyi bose bakorera ubutumwa muri korali Saint Joseph nabo begere juru babasuhuze. Ndagira ngo muri iki gikorwa tugiye kwinjiramo cy'igitaramo nsabe abarezi bacu bose begere juru baramutse imbaga iteraniye aha ngaha. Ndasaba sekreteri wa paruwasi nawe yegere juru aramutse imbaga iteraniye aha ngaha.
abanyeshuri bo muri TSS Kayonza begereje baramutse imbaga iteraniye aha ngaha. ndagira ngo kandi nsabe uwo hagararira animation, uwaje hagararira animation n'abegereje ijuru abasuhuza. Ndagira ngo kandi abanyeshuri bo mu ishuri ryitwa Amizero Training Center n'abegereje ijuru badusuhuza. Ndasaba abagiye kudufasha ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abacuranzi nabo bazamura ikiganza babasuhuza. Namwe mwese turabasuhuje kandi turabifuriza kunogerwa n'iki gitaramo twabateguriye, kikaba ari igitaramo ngarukamwaka bitewe